wa mupasiteri uhagaze he? Wa mushumba we uhagaze he? Wa mudiyakoni we uhagaze he? Wa muririmbyi we uhagaze he? Wa mukristo we uhagaze he? Amahoro y'Imana nabane namwe. Nk'uko mubimenyereye rero, uyu ni wa mwanya mwiza duhura tukaganira ku ijambo ry'Imana, tukavuga imirimo y'Imana, tukavuga imbaraga z'Imana, kubera yuko ariho dukirizwa. Muri uyu mwanya rero, nk'uko mubimenyereye muri kumwe na Gatete Evode. Ndagira ngo tubanze dusenge Imana ubundi twinjire muri uyu mwanya mwiza tuganiraho ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana yo mu ijuru, kubera yuko tuzi neza yuko isi itarabaho ndetse n'ijuru ritarabaho, ibyaremwe byose bitarabaho, Mwami wari uriho, wahozeho. Bivuze ngo uri itangiriro ukaba n'iherezo. Turagushimiye ko wabanye natwe ukaturinda. Urinda ubugingo bwacu, urinda imibiri yacu, urinda abacu, urinda ibyacu. Mwami turagushimiye. Iyaba ari wowe utarabaye mu ruhande rwacu Mwami, ntago tuba twibukwa. Ariko kubera yuko wadukunze urukundo ruhoraho Mwami, wadukuruje neza, urangije uratwiyegereza. Mubo wacunguje amaraso y'igiciro natwe turimo. Turagushimiye rero. Uyu ni wa mwanya mwiza duhura tuganira ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima kandi ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe ritanga ubuzima, ijambo ryawe ritanga kubaho. Uyu mwanya mwiza duhura tuganira ijambo ryawe, turakwinginze ngo ubane natwe Nyiringabo Imana, udushyigikire, uturinde imbaraga z'umubi zarizo zose, imbaraga za Satani, imbaraga z'ikuzimu. Izo ngizo turaziheza mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye imbaraga z'Imana, duhamagaye Mwuka Wera w'Imana, duhamagaye ubwami bwawe kugira ngo bube muri twebwe. Uwiteka Nyiringabo Imana ishobora byose, utugirire neza. Uyu mwanya ntaba ari umwanya w'ubusa imbere yawe, ahubwo aba ari umwanya dukirizwamo, aba ari umwanya duhabwa izindi mbaraga, aba ari umwanya duhabwa ubundi bumenyi, aba ari umwanya duhabwa Mwami Yesu kugira ngo tuganire nawe. Uwiteka Nyiringabo ube muri twebwe. Uyu mwanya udushyigikire rwose, urwane intambara tuzi n'izo tutazi muri uyu mwanya. Urakoze rero, tuguhaye ikaze, ngwino ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma rero nk'uko mubimenyereye duhura tuganira ijambo ry'Imana, kandi ni ukuri hari bundi bumenyi duhabwa, hari izindi mbaraga duhabwa tuba twakuye mu ijambo. Mbere ya byose rero ndabanza nihanganishe umuryango wa Pasiteri Theogene, kubera yuko uyu mupasiteri ni umushumba mwiza, yakoze neza umurimo we akiri mu isi. Muri make ikintu Imana yamuhamagariye mu isi yaragikoze, kandi ni ukuri yagikoze neza. Turebye ibikorwa yagiye akora hirya no hino muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo, yavuze ubutumwa, abantu barabohoka, abantu bava mu byaha, abantu barahindukira bamenya ubwami bw'Imana. Yafashije abakene, afasha imfubyi, afasha abapfakazi. Mbese yakoze imirimo myiza akiri mu mubiri cyangwa se akiri kuri iyi si. Rero mu magambo makeya ndihanganisha umuryango we, abana be, umudamu we. Bakomere kandi bahumure, kuko Imana yakoreye ntabwo izabatererana.
Imana yakoreye izabana nabo. Ni ukuri twishime kandi tunezerwe, kubera we umurimo we yawurangije neza. Yagiye guhabwa ingororano yateguriwe. Twebwe ahubwo dusigaye duharanire gukora natwe ibyiza bishimwa n'Imana, ndetse sitwifuze ko dukora ibigaragarira abantu ariko imbere y'Imana bitagaragara, ahubwo dukore ibigaragarira abantu kandi binagaragarira Imana. Rero bantu basigaye, mureke dukorera Imana natwe nk'abantu bazapfa ejo, kuko uyu munsi niwe yagiye nibyo, ariko ejo natwe tuzamukurikira. Mbese nyuma yo kumukurikira tuzaba tugiye dute? Tuzaba tujyanye iki? Tuzaba tugiye hehe? Yohana niwe wabivuze neza, aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'iyantumye hakiri ku manywa, ngo kuko bugiye kwira. Nibyo bugiye kwira. Ese nyuma y'uyu munsi tugiye gukora gute? Ese pasiteri adusigiye ubuhe butumwa? Adusigiye ubuhe buhamya? Adusigiye iyihe ntego? Ndagira ngo mbwire abantu, kugira ngo bave mu byo bari barimo bidafitiye Imana umumaro, bareke ingeso zabo mbi, abagendaga nabi, abakoraga nabi, bakorera Imana nk'abantu bazapfa ejo. Uyu pasiteri Theogene yaduhaye cyangwa se twamwigiyeho byinshi, kubera yatweretse yuko agomba kubana n'abantu bose amahoro. Yabanaga n'uworoheje, akabana n'abakomeye, akabana n'abakene, akabana n'imfubyi, akabana n'ababandi ba rubanda rugufiya. Mbese twebwe tumukuyeho irihe somo? Uyu munsi ndashaka kubwira abantu ngo natwe dutere ikirenge muke, twige gukora neza tucyambaye uyu mubiri, twige gukora neza turi muri iyi si, kubera yuko nyuma y'uyu mubiri cyangwa se nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima buzabaho. Ubwo buzima ni ubuhe? Ntabwo umuntu arangira cyangwa se manda irangirira kuri iyi si gusa, ahubwo nyuma hazabaho ubundi buzima. Hari ubuzima bw'abakoreye Imana, hari n'ubuzima bw'abatarakoreye Imana. Ubuzima bw'abakoreye Imana ni ubuhe? Ni ubuzima bwo guhabwa ingororano. Ubuzima bw'abatarakoreye Imana ni ubuhe? Ni ubuzima bwo kurimbuka. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo iga gukora neza ukiri muri uyu mubiri, iga gukora neza ukiri muri iyi si, iga gukora neza ukibishoboye, kuko hari igihe haza ikibazo cyatuma utabona uko ukorera Imana. Imana ishimwe. Hari nk'abantu baba bari mu bitaro baryamyeyo, bamaze igihe, bamaze imyaka, bari mu mabomboni, bari mu maserumu, ariko batabasha gukorera Imana. Uyu munsi rero ndagira ngo wige gukorera Imana, kandi uyikorere nk'umuntu uzava mu mubiri ejo. Dukorera Imana nk'abazapfa ejo. Murakoze. Ndagira ngo rero twifashishije ibyanditswe byera, turasanga mu byahishuriwe Yohana, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana,
turareba mu bice byaho 20, turasoma duhereye ku murongo wa 11, kugira ngo buri muntu wese yumve aho ahagaze, yumve ubuzima ahagazemo. Ese wowe unkurikiye uhagaze mu buhe buzima? Uhagaze mu buzima Imana yishimira, cyangwa uhagaze mu buzima Imana itishimira? Ndagira ngo dusome iri jambo dusanga mu byahishuriwe Yohana ibice byaho 20, umurongo waho wa 11 niho turahera. Avuze ngo iki? Aravuze ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo, zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo. Bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri ibyo bitabo, muri icyo gitabo cy'ubugingo, ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Imana itugirire neza. Nshuti bakunzi, bene data, nshuti z'umusaraba, nshuti za Kristo, uyu munsi uhagaze hehe? Nkuzaniye ijambo rivuga ngo urubanza. Nukuri hari urubanza, kandi uru rubanza ntago rumeze nk'imanza zo mu isi. Uru rubanza ntago rumeze nk'imanza z'ababandi bajya imbere y'inkiko bakaburana. Imanza zo mu isi abantu bashobora kwibeshya. Imanza zo mu isi abantu bashobora kurenganywa. Imanza zo mu isi hashobora kubonekamo za ruswa. Ariko uru rubanza nkubwira rutegereje buri muntu wese. Hari intebe y'urubanza nyuma y'ubu buzima izabaho kandi irahari. Uru rubanza nta muntu utazaruburana. Uru rubanza nkubwira nta ruswa izabamo, kandi uru rubanza nkubwira nta kwibeshya kuzabamo. Uru rubanza nkubwira ni urubanza buri muntu wese azacirwa. Uyu ni Yohana mwene Zebedeyo. Uyu Yohana avuka i Galilaya mu Buyuda. Uyu Yohana yari umwigishwa wa Kristo Yesu. Yagize umuhamagaro wo gukurikira Yesu nyuma yuko, cyangwa se mbere yuko yakoreraga uwitwa Yohana Umubatiza. Yari umwigishwa wa Yohana Umubatiza. Uburyo rero yahamagawe Yohana intumwa, ari kumwe na Yohana Umubatiza bahuye na Yesu. Hanyuma Yohana Umubatiza arahishurirwa, aravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda ninkamwishimira. Uwo munsi Yohana intumwa amaze kumva ijambo Yohana Umubatiza ahanuye,
afata icyemezo cyo kureka Yohana umubatiza akurikira Yesu. Uyu munsi dufite abantu barimo barakurikira abantu, cyangwa se dufite abantu barimo barakurikira ibintu. Ariko Yohana intumwa abona Yesu, asanga Yohana umubatiza nta kintu azamugezaho, asanga yaribeshye gukurikira Yohana umubatiza, asanga yakurikiye umuntu usanzwe. Aritegereza abona uyu Yohana umubatiza ntaho azamugeza. Akimara kumva amakuru, areka Yohana umubatiza, aravuga ngo ngiye gukurikira Yesu, kubera amaze kumenya amakuru yuko ari umwana w'Imana, kandi Imana ivuze ko imukunda ikamwishimira. Uyu munsi ndashaka kubwira abantu ngo nibagira abantu bareka bakurikire Yesu, nibagira ibintu bareka bakurikire Yesu, kubera yuko abo bantu bakurikiye nta hantu bazabageza, kubera yuko ibintu bakurikiye ntacyo bizabagezaho. Ariko umuntu ukurikiye Yesu hari impinduka amuha, amuhindurira amateka, hari ubuzima mukuramo, hari karanda mukuramo, hari ibyaha mukuramo. Imana ishimwe. Yohana asiga Yohana umubatiza, agendana na Yesu, batangira kujyana ahitwa Kana, agendana nawe. Bajyana ahitwa Kaperinawumu, bagendana na Yesu. Yesu atangira gukora imirimo n'ibitangaza ari kumwe na Yohana intumwa. Amateka avuga ko uyu Yohana yahoraga mu bituza bya Yesu, yahoraga aryamye mu bituza bya Yesu. Imana ishimwe. Umunsi umwe Yesu arimo atanga amasezerano, abwira Petero, aramubwira ngo Petero urahirwa, ngo kubera yuko itorero rizubakwa kuri wowe. Abantu bose abaha amasezerano, ngo ariko ageze kuri Yohana araceceka, aratuza. Ngo Petero aterura amagambo abaza Yesu, aramubwira ngo mbese Yesu, ko dushimye twese uduhaye amasezerano, uyu Yohana ukaba umugezeho ugaceceka, mbese we bizagenda bite? Azakomeza kumera gutya? Azaguma muri ubu buzima? Aramubwira ngo Petero, ngo nibyo koko urabajije, ariko ntabwo yari ngombwa kumenya ibiteguriwe Yohana. Aravuga ngo njyewe nimba nifuza yuko Yohana azarama, kuki umbaza impamvu? Yohana agirana ubucuti na Yesu. Ahantu Yesu yabaga ari niho Yohana yabaga ari. Igihe kiragera rero habaho igihe cyo kubabaza intumwa. Intumwa zose barazibabaza. Bageze kuri Yohana ngo bamushyira mu ngunguru yuzuye amavuta, baramukaranga. Yohana bamaze kumukaranga, ngo bamukuyemo, ngo babona ni muzima, babona ni muterebye. Imana ishimwe. Ngo babona bamushyizemo ari umusaza, hanyuma ngo avamo ari umusore. Dushimiye Imana igiturindiraho abantu badushyize, dushimiye Imana igiturindiraho ikibazo kiri. Uyu Yohana
arangije bamaze kumukura mu ngunguru yuzuye amavuta, babona nta kintu abaye, bashyira mu isekuru barasekura, babona nta kintu abaye, ngo bigira inama ngo baravuga ngo tujye kumujugunya ku kirwa Patimu. Mbibutse iki kirwa cyari ikirwa kibi, cyari ikirwa cyabagaho inzoka za sikoropiyo, cyari ikirwa cyabagaho amasazi aryana ibibugu, cyari ikirwa cyabagaho inyamaswa z'inkazi, cyari ikirwa cyari kiriho ibyorezo byinshi. Baravuga ngo arokotse urupfu rwo mu isekuru, ngo arokoka urwo mu ngunguru y'amavuta tumukaranze, ngo ariko uru rwo ntago arurokoka. Mbibutse uyu Yohana yari umushumba y'amatorero y'Ubuyuda. Hanyuma Pawulo amaze gupfa, Yohana yafashe inshingano zo kuyobora itorero ryo muri Efeso, aba umushumba mukuru w'itorero ryo muri Efeso. Bamujugunya ku kirwa cyitwa Patimusi. Agera kuri icyo kirwa, ngo arangije ageze kuri icyo kirwa, nta muntu wabagayo, nta muntu wabaga hatuye, ndetse nta naho guhungira habaga hahari. Habaga inyamaswa gusa, haba amasikoropiyo n'ibindi byose bitandukanye bifite ubumara, ngo iyo byakurumaga nta minota yashiraga utarapfa. Ariko Yohana arindirwa kuri icyo kirwa kubera ko Yesu yamuvuzeho ijambo rivuga ngo ntabwo azapfa ahubwo azarama. Imana ishimwe. Abwira Petero, aramubwira ngo njyewe ndifuza yuko Yohana azarama. Yakomeje kurinda isezerano yamuvuzeho. Mwibutse yuko uyu munsi nawe nimba ufite isezerano Imana yakuvuzeho, humura, gerageza ukora ibyo gukiranuka, ukora ibishimwa n'Imana. Imana izakomeza kurinda isezerano yagiranye nawe. Uyu mugabo witwa Yohana ku kirwa Patemo, amaduba araza, ibibugu biraza, sikoropiyo ziraza, intare ziraza, inyamaswa zose ziraza, ngo ariko zisanga umuntu uhari ni umuntu udasanzwe. Zisanga umuntu uhari arimo Mwuka Wera w'Imana. Zisanga umuntu uhari yabwirije ubutumwa bwiza akiranuka. Zisanga umuntu uhari yakoreye Imana mu buzima bwe bwose. Bisanga umuntu uhari ntago yigeze ajya mu busambanyi. Bisanga umuntu uhari ntago yigeze akora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ngo biramwitegereza, bibona ari kumwe n'Imana. Kandi izi nyamaswa zabaga zishonje, zabaga zifite ubumara bwinshi, ngo ariko zimwitegereje zisanga ni umuntu udasanzwe. Ndagira ngo nkubwire ngo korera Imana ube umuntu udasanzwe. Ngo inyamaswa zirahunga ahubwo zimucungira umutekano. Imana ishimwe. Uyu Yohana ngo aryamye yumva ijwi ry'Imana riramubwira ngo Yohana we, andika ibyo ubona ubyandike. Riramubwira ngo wandikire amatorero yose 7 yo muri Aziya. Imana ishimwe. Agiye ari mu mugambi w'abantu bamujugunye, ahura n'umugambi w'Imana. Uyu munsi ndashaka kukubwira ngo ikibazo urimo kiragusunika mu mugambi w'Imana. Aho abantu bari kugushyira mu mugambi w'Imana, bazi ko bari kukwica, nyamara uri kujya mu mugambi w'Imana. Bazi yuko bari kuguhemukira, nyamara bari kugushyira mu maboko y'Imana. Uyu Yohana
ngo yumve ijwi riramubwira ngo Yohana andika ikintu ubona cyose ucyandike, ngo wandikire aya matorero yose 7 yo muri Aziya. Imana ishimwe. Ngo Yohana atangira kwakira izindi nshingano atari yiteguye, ngo agira iyerekwa ari iyo ngiyo ku kirwa Patimo, ngo arangije ngo abona intebe nini y'ubwami yera. Tugeze ku ijambo twasomye, ngo arangije arayitegereza, ngo abona yicaye kuri iyo ntebe, ngo agiye kubona ngo abona ibitabo birabumbuwe, ngo abona n'ikindi gitabo kirabumbuwe, ngo ari cyo gitabo cy'ubugingo. Ngo abona abantu bose bapfuye, ngo abakomeye n'aboroheje, ngo abona abantu bose, abo bose ngo bicaye ku ntebe y'urubanza. Urupfu rugarura abapfuye bo muri rwo, ikuzimu kugarura abapfuye bo muri rwo, ngo n'inyanja igarura abapfuye bo muri yo. Ngo abantu batangira gucirwa imanza z'ibyo bakoze bakiri mu mubiri. Nshuti bene data, imirimo dukora irandikwa, ibyo dukora byose birandikwa, kandi n'ukuri hari urubanza. Ngo Yohana agira iyerekwa, abona abantu bose barateranye, n'abari bariho baraterana, bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo. Aba bantu uwakoze neza aragororerwa. Imana ishimwe. Yohana akomeza kwitegereza, ngo abone ibitabo birabumbuwe, igitabo cy'imirimo kirabumburwa, igitabo cy'ubugingo kirabumburwa. Buri muntu wese yicara ku ntebe y'imanza, acirwa imanza z'ibintu yakoze ari mu mubiri. Uwasambanye biragaragara, uwagambaniye mugenzi we biragaragara, uwabeshye mugenzi we biragaragara, iby'abarozi biragaragara, imanza ziracirwa. Buri muntu wese agaragara mu mirimo yakoze. Mbibutse ntago umuntu ngo yagendaga ngo yisobanure, ngo avuge ngo nge nakoze ibi ngibi, ahubwo imirimo yose yakoze yaramuziraga, yarangiza akayitegereza ikamwereka aho agomba kujya. Mbese uyu munsi imirimo ukora irakwerekeza he? Imana ishimwe. Mbese wamuvuga butumwa we, ubwiriza ubutumwa bwiza, uhagarara imbere y'amateraniro yera, imirimo ukora irakwerekeza he? Mbese wamuririmbyi we, uhagarara imbere y'amateraniro ukaririmbira iteraniro, imirimo ukora irakwerekeza he? Ese nuhagaze mu materaniro uhari udahari? Ni wowe mbaza. Mbese wa mushumba we, ushumbye itorero rigari, uyoboye ubwoko bw'Imana, imirimo ukora irakwerekeza hehe? Mbese wa mupasiteri we, imirimo ukora irakwerekeza he? Mbese irakujyana mu bugingo cyangwa irakujyana mu irimbukiro? Ndavugana nawe wa munyamasengesho we, ese uri gusenga by'ukuri cyangwa hari ibindi ukeneye? Dufite abantu bari gukora mu ishusho yo gukorera Imana, nyamara batari gukorera Imana.
bari gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, bari kwimika izindi mana. Uyu Yohana ari ku kirwa abona iyo ntebe y'ubwami yera, kandi abona buri muntu wese acirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo. Bibiliya yatubwiye ngo inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, ngo hanyuma ibitabo birabumburwa, batangira gucirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo. Mbese mwene data, uyu munsi urabarizwa he? Uyu munsi urabarizwa he? Ese imirimo ukora ikwemerera kubona ubugingo? Isuzume neza. Mbese uyu munsi uvuye muri uyu mubiri wajya hehe? Wakwakirwa nande? Ese wabona ubugingo cyangwa warimbuka? Reka nkubwire, hari urubanza rugutegereje nyuma y'imirimo ukora, nyuma y'akazi ukora, nyuma y'ibyo wirirwamo, nyuma y'ibyo ubamo. Hari urubanza rugutegereje. Uru rubanza nta ruswa izabamo. Uru rubanza nta kamenyane kazabamo, nta kimenyane kizabamo. Uru rubanza buri muntu wese imirimo ye izamwereka aho agomba kujya. Mbese uri gukora gute? Wa mubyeyi uri gukora gute? Wa mupapa uri gukora gute? Wa mushumba uri gukora gute? Wa mudiyakoni uri gukora gute? Wa muvugabutumwa uri gukora gute? Uru rubanza buri wese azarubonekamo. Hari abantu batekereza bakavuga ngo iyo umuntu avuye muri uyu mubiri ibyo biba birangiye, ahubwo abagiye guhabwa izindi nshingano, cyangwa se abagiye kutegereza ingororano yakoreye akiri mu mubiri. Ese wowe ukiri muri uyu mubiri uri gukora gute? Ndimo ndakubaza, nanjye nibaza, turimo turakora gute? Imana ishimwe. Hanyuma wowe uneze amatwi, hari urubanza rugutegereje. Isi yose hari urubanza ruyitegereje. Abakomeye n'aboroheje hari urubanza rubategereje. Imbere y'intebe y'Imana hari urubanza rubategereje. Uru rubanza ruzakirwa na buri muntu wese. Uru rubanza buri wese azarunyuraho, azaruburana. Imirimo yakoze niyo azaburana nayo, izamuza imbere ye, imwimurikire, abone ibyo yakoze. Umusambanyi azabona ubusambanyi bwe, umujura azabona ubujura bwe, umwibone azabona ubwibone bwe, umugambanyi azabona ubugambanyi bwe, umupasiteri ukora ibyangwa n'amaso y'Imana bizamuzira, umushumba ukora ibyangwa n'amaso y'Imana ibyo bizamuzira. Nta muntu uzihisha intebe y'urubanza. Hari igihe utekereza ngo ntawe undeba, ugasambana sinakubwira, ukagambana sinakubwira, ukanesha sinakubwira, ukagambanira mwene so sinakubwira, ukabesha ngo Imana iravuze sinakubwira, nyamara itavuze. Hari urubanza rugutegereje. Hari urubanza rutegereje abahanuzi. Hari urubanza rutegereje abavugabutumwa. Hari urubanza rutegereje abashumba. Hari urubanza rutegereje abakirisitu. Buri muntu wese urubanza rurahari. Urubanza rurahari. Ndabwira abantu mbagira inama, nibareke imirimo yabo mibi. Abasambana nibabireke, nimwihane, Imana irabababarira. Ababeshi kumureke kubesha, mwihane, Imana irabababarira. Abagambanyi mureke ubugambanyi, mwihane,
Imana irabababarira. Imana uyu munsi yicaye ku ntebe y'imbabazi, itegereje umuntu uyisaba imbabazi uca bugufi kugira ngo imubabarire. Ariko nudaca bugufi, urubanza ruragutegereje. Urubanza ruragutegereje. Wowe ubeshya, wowe ubeshera Imana ngo yagutumye itagutumye, ukajya ku mbuga nkoranyambaga ukabesha ngo Imana yagutumye nyamara itagutumye, ushaka amavi yuzi n'ibindi. Hari urubanza rugutegereje. Wowe wirirwa ubesha abantu ngo Imana yakubwiye nyamara itakubwiye. Hari urubanza rugutegereje. Nibyo koko Imana yarakubwiye iragutuma. Ese nyuma yo kugutuma witwaye gute? Nibyo Imana yagutumye ku bwoko bwayo. Mbese wavugishije ukuri ibyo yagutumye cyangwa wongeyeho ibyawe? Ariko reka nkubwire, hari urubanza. Urubanza rurahari. Urubanza rurahari. Urubanza rurahari. Urubanza rutegereje itorero. Urubanza rurahari. Urubanza rutegereje buri muntu wese uri muri iyi si. Umuntu ucyambaye uyu mubiri ruramutegereje. Abavuye muri uyu mubiri urubanza rurabategereje. Abakoze neza bazagororerwa, abakoze nabi bazarimbuka. Bibiliya yavuze ngo umuntu ugaragara muri icyo gitabo ngo cy'ubugingo ahabwa ubugingo, utagaragara muri icyo gitabo ngo ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku. Uyu munsi uhagaze hehe? Mushumba uhagaze he? Muririmbyi uhagaze he? Mudiyakoni uhagaze he? Muvugabutumwa uhagaze he? Mukirisitu uhagaze he? Mbese muhagaze he? Uru rubanza uzarunyuraho gute? Uzarutsinda ute? Imirimo myiza niyo izaguhesha gutsinda. Ntabwo uzavuga ngo nakoze ibi, ahubwo imirimo wakoze niyo izaguhesha ubugingo. Imirimo mibi wakoze wa muntu we niyo izaguhesha kurimbuka. Imirimo mibi wakoze wa muririmbyi we niyo izaguhesha kurimbuka. Abantu bicaye kubaha icyaha, intebe kibicayemo, icyaha cyababayemo Kigali, icyaha kibana nabo, icyaha kikorana nabo, icyaha cyabakuriyemo. Ariko reka nkubwire, uyu munsi ufite amahirwe yo kwihana. Uyu munsi ufite amahirwe yo kureka icyaha. Uyu munsi ufite amahirwe yo kureka ingeso mbi. Uyu munsi ufite amahirwe yo kuva mu bizira ukagaragara neza mu maso y'Imana. Tera intambwe wihane. Aho uherereye hose hamagara Imana uyibwire ngo mbabarira. Yiteguye kuguha imbabazi. Ni umutunzi w'imbabazi. Wowe mwene data, haranira kubabarirwa n'Imana. Wikora ibishimwa n'abantu, kora ibishimwa n'Imana. Va mu cyaha ukorera ijuru, va mu buyobe ukorera Imana, va mu ngeso mbi ukorera Imana, va mu byangwa n'amaso y'Imana ukorera Imana. Wa muntu unkurikiye, waba usenga cyangwa udasenga, va mu byo ukora bibi ukorera Imana. Ni ukuri uzabihemberwa, ingororano uzazibona. Kandi wowe ukora icyaha, wahaye icyaha intebe, uzarimbuka. Ndagira ngo dusenge Imana. Ariko wowe mwene data, va mu ngeso zawe mbi, uve mu byangwa n'amaso y'Imana, uve mu busambanyi bitazakurimbura, uve mu bujura bitazakurimbura, uve mu buyobe utazarimbuka. Haranira kubona ubugingo. Ababimaze iki witwa ngo uvuga ubutumwa nyamara ukarimbuka? Byaba bimaze iki witwa ngo uyoboye itorero nyamara ukarimbuka? Byaba bimaze iki witwa ngo uri umuririmbyi ukarimbuka?
isuzume neza, nusanga hari aho utabanye neza n'Imana wihane. Imana yiteguye kukubabarira, Imana igutegeye amaboko, yiteguye kukugirira neza, yiteguye kugukura muri icyo cyaha ikakumurikira, ikagushyira mu mucyo, yiteguye kugukura mu mwijima urimo ikagutereka mu mucyo. Reka nkubwire wowe unkurikiye, ihane, 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 Imana ikubabarire, ihane, Imana ikubabarire. Reka dusenge Imana, ariko uharanire gukora ibishimwa n'amaso y'Imana, uharanire kwanga icyaha n'igisa n'icyaha. Tugiye gusenga Imana, tuyihamagare ikubabarire. Tugiye gusenga Imana, ariko se uhagaze he? Wa mupasiteri uhagaze he? Wa mushumba we uhagaze he? Wa mudiyakoni we uhagaze he? Wa muririmbyi we uhagaze he? Wa mukristo we uhagaze he? Imirimo myiza izaguhesha ingororano. Sinzi abantu bagiye ku itabaro ejo, mwabonye uburyo Pasiteri Theogene yaherekezwe. Uriya mubyeyi, uriya mushumba yatashe neza. Imirimo myiza aho iri iravuga. Kuba yaraherekejwe kuriya ni ukubera imirimo myiza yakoze. Kuba yaraherekejwe kuriya ni ukubera uburyo yabanye n'abantu. Kuba yaraherekejwe kuriya ni ukubera uburyo yakoreye Imana, agakorana n'abantu benshi bakabona ubuhamya bwe ari ubuhamya bwiza. Ese ufite ubuhe buhamya? Uyu munsi uvuye mu mubiri wagenda ute? Ufite ubuhe buhamya? Pastor Theogene mbese nta cyigisho yaguha? Mbese nta buhamya yaguha bwatuma uva mu byo ukora kugira ngo nawe uzagende neza, ukorera Imana kandi n'abantu babibone, bamenye ko ukorera Imana, kandi no mu maso y'Imana ushimwe n'Imana ndetse ushimwe n'abantu. Mbese uyu munsi wagenda ute? Uyu munsi wagenda ute? Uyu munsi wagenda ute? Uyu munsi wakwakirwa ute? Mu maboko y'Imana. Reka dusenge Imana, ariko uve mu byangwa n'amaso y'Imana. Muntu ukurikiye Imana, muntu nkurikiye aya masaha, uve mu byangwa n'amaso y'Imana. Imana ishimwe. Imana igutegeye amaboko, Imana igufitiye ibambe. Ntabwo yifuza kuguhomba, ahubwo irifuza kukugirira neza. Nyemerera, nyemerera. Imana ibwira Kayini, iramubwira ngo niki gitumye ugira umubabaro ukagaragara? Iramubwira ngo mbese nukora ibyiza ntuzemerwa? Ngo ariko nudakora ibyiza, ngo dore ibyaha by'utugatugiye ku rugi, ngo kandi niweho bishaka, icyaha niweho gishaka. Ariko iramubwira ngo ukwiriye kubitegeka, ngo nubwo ibyaha by'utugatugiye ku rugi, uyu munsi ukwiriye kubitegeka. Nawe ukwiriye kubitegeka, ukava mu byaha ukabitegeka, ukabibwira ngo njyewe uyu munsi ndi mu maboko y'Imana. Uyu munsi ntabwo ndi mu mwijima, ndi mu mucyo w'Imana. Reka dusenge Imana. Mana yaremye ijuru n'isi, Mana ishobora byose, Mana y'urukundo, Mana y'imbabazi, Mana y'imbaraga nyinshi, turagushimiye muri uyu mwanya. Tumaze kumenya neza ko hari urubanza rudutegereje. Uru rubanza buri wese azarunyuraho, ariko turakwinginze Mwami, uzaduhe gutsinda uru rubanza. Duhe gukora neza tukiri muri uyu mubiri, uduhe kwanga icyaha turi muri uyu mubiri, uduhe kunesha icyaha turi muri uyu mubiri. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze. Abantu bari mu buyobe, abantu bari gukora ibyaha, imbaraga zawe nizibafate, ubwami bwawe nibubagereho, umucyo w'Imana nubamurikire, nibave mu byangwa n'amaso y'Imana,
bakora ibishimwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bashiriye mu busambanyi, abandi bashiriye mu magambo, abandi bari gushirira mu kubesha, mu bugambanyi, ariko imbaraga zawe nizibafate, imbaraga z'agakiza ka Yesu zibagereho mu izina rya Yesu. Bakure mu mwijima ubashire mu mucyo data. Urakoze rero ko ari icyo ukoze uhereye umunsi kugeza iteka ryose. Ngwino ugirire neza abantu bawe. Uwiteka tuzanyure kuri iyi ntebe tudatsinzwe n'urubanza, tuzanyure kuri iyi ntebe tudatsinzwe n'urubanza. Haleluya, haleluya. Abantu bose ubafashe, itorero urifashe mwami, igihugu cyacu gifashe, Afurika uyifashe, isi yose uyifashe mwami. Uduhe gukiranuka, dukora ibishimwa n'Imana. Urakoze rero mwami, ngaho shyirwa hejuru. Tuguhaye ikaze, ngwino uyobora imitima yacu, yobora imitima y'Abanyarwanda, yobora imitima y'abashumba, yobora imitima y'abavugabutumwa, yobora imitima y'abadiyakoni mwami. Abaririmbyi bibe gutyo, abapasiteri bigende gutyo. Uwiteka buri muntu wese, abakristo ntubibagirwe. Uhembura abantu, ubakure mu buzima bw'icyaha, bashyire mu buzima bw'Imana. Urakoze rero, tuguhaye ikaze kugira ngo uhindure ibyanze guhinduka muri twe mu izina rya Yesu. Amen.